twarazwe usibye urukundo. Terabye kazi. Ese Goku, urukundo ni iki? Mwana wanjye se wageze ngo urukundo ruracyabaho, urukundo rwari urwa kera naho ibyo byo ni amayobera masa. Urukundo rw'ubuye mwe sinarureba rukanyobera, urukundo ruteye amacenga, urukundo rw'amayobera. Ndagukunda yo ku munwa ariko itavuye mu mutima, gira amahoro ariko itavuye mu mutima. Ndagukunda yo ku munwa gira amahoro ariko bitavuye mu mutima. Ngiwe nitwa Manu, ni Ngoro TV, ibintu niterebye zone 250. Hatambuka filime nziza cyane bita Imfubyi zigira ibanga. Nyaboneka reka nkubwira aka kantu, umwaka mushya muhire wa 2025 wumve uguwe neza, uzawurye nuzakurye kandi imbaraga z'Imana zizakorane nawe. Imana izafungura imiryango yose y'umugisha ku buzima bwawe, umuryango wa mariage, umuryango w'urushako rwiza kandi ruzima, umuryango w'akazi, ndetse nanone Imana izafungura umuryango w'agakiza ku buzima bwawe ndetse n'abawe bose. Imbere yanyu kandi nanone imbere yanjye kuri screen zacu tuhafite umutumirwa yitwa Jabo. Ni umuprofeseri mu bisanzwe n'umwarimu, aracyari umusore, gusa ni umusore witonda nyine ushima Imana, ukijijwe, ariko ni umuhanga cyane mu gusobanura ibijyanye n'urukundo, cyane inkundo z'iki gihe. Muvunyishirije nyo rero nuko intore bazivunyishiriza, ibindi araza kubibibwira. Reka tukwakire, wumva uguwe neza. Umeze neza muvandimwe? Meze neza cyane ndashima Imana. Nkuko wabivuze nitwa Jabo. Jabo. Buriya dukunda kubivuga neza ngo ijabo riguye ijambo. Aho hano washakaga kukubaza Jabo. Ijabo riguye ijambo. Ijabo riguye ijambo. Isobanuro cy'ikinyarwanda cy'izina rya. Ndarizi cyane, ibyo ni umubyeyi yanyise, ndanabimushimira. Mwifurije n'umwaka mushya muhire, nimba akunda gukurikira Ingoro TV abyumve. Nifuriza n'umwaka mushya muhire abantu bose badukurikiye ku Ingoro TV. Mbabwira uti azabe umwaka wo kwisubiraho no guhinduka, no kugira urukundo. Urukundo rw'abana b'Imana. Urukundo, kwisubiraho no guhinduka. Uyu mwaka warangiye hari aho byagenze nabi, ukabona mu rukundo ntago umeze neza, ariko iki nicyo gihe ni umwaka mushya wo kubihindura, ugakora impinduka, ibintu bikagenda neza bikajya mu buryo. Berite, ikiganiro cyacu kiba gisengeye, nayo mpamvu nimo ndagira nkubwire ngo tugiye kwinjirira mu rukundo. Rero ubundi urukundo ni iki muvandimwe? Yabwiye abantu ngo kuri umusosenguzi mu by'urukundo, hari igihe umuntu avuga urukundo akaba ataruzi. Umvisha indirimbo y'umuvandimwe bita Kimanuka Jean Paul yahoze ngo urukundo rw'ubu yemwe ntirukiriho. Ubundi urukundo ni iki? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ninjira ngo urukundo yemwe ngo rwararangiye ngo nirukibaho. No, aho ntabwo wavanga ntabwo urukundo rukibaho. Urukundo rurahari, kuko iyo urukundo rutakibaho hari ibyo tutakabaye tubona uyu munsi. Impamvu tubona hakibaho ibikorwa byiza ni ukubera ko hariho urukundo. Ndashimira abigisha, abiyeguriye Imana n'abapasiteri cyane bakunda kubyigisha bavuga ngo Imana ni urukundo. Nimba Imana ari urukundo, ni ryari twatakaje Imana? Bivuze ngo urukundo rugize gute? Urukundo rurahari. Utarufite abatakaje Imana. Kuko nta rukundo nta Mana. Kuko ngo Imana ni iki? Imana ni urukundo. Iyo uririmbye ngo urukundo rwararangiye, ntabwo rwaba rwararangiye kuko Imana igihari. Bivuze ngo mu gihe cyose Imana ihari, urukundo rurahari. Mu gihe cyose urukundo ruhari, Imana ibihari. Imana irahari. None se abavuga ngo urukundo nta ruriho babiterwa n'iki? Hari umuntu uyu munsi wakomeza bati abantu ni bamwe, akabatabana n'abantu bose, akabatanabiza bati baranyanga ntago bankunda. Abantu babiterwa n'iki kugira ngo babaye ngo nta rukundo rukibaho? Uwo muntu ahari bakunda kubivuga cyane, uvuga uti nta rukundo rukibaho. Ariko mbere na mbere hano hari igisubizo cyiza. Mbere yuko abantu bagukunda, wowe banza ubakunde.
bivuze ngo nimba wakunze umuntu we niyo atagukunda icyo usabwa wagikoze mu gihe wamukunze we aragaruka akagira gute akagukunda mbese bivuze iki kunda ukundwe nimba ushaka abantu bagukunda we banza ukunda abandi nimba ushaka ko abo bantu uvuga ngo urukundo rwararangiye no wowe uvuga ko rwarangiye banza urugire numara kugira urukundo abandi bazagira iki bazasogongera kuri rwa rukundo rwawe ubundi nabo bagukunde gutyo bivuge ngo umuntu udafite urukundo ntago nawe yakundwa siko se abanyarwanda bangwa akebo kajya he iwamugarura bivuge ngo niba umuntu ashaka ko bamukunda nawe niyige gukunda akunda abandi aho se Berite niba biterwa wenda n'ibikomere by'ubuzima hari uvuga ngo ngiye niba nkunda kubera ubukene ngo mbayeho nanzwe usuye umuntu wamugiriye ihe nama hari umuntu uvuga ngo abayeho yanzwe ese mu by'ukuri koko arabyemeza akabihagarara ko bamwanga cyangwa niwe ubanga buriya akenshi na kenshi hari igihe umuntu abona ibintu we akabona uko ashaka kubibona nyamara ibyo bintu atari ko biri wowe ukicara ukavuga uti uriya muntu aranyanga mu by'ukuri arakwanga cyangwa ni wowe umwanga kuki uvuga uti uriya muntu ntabwo ajya agirira neza wowe wamugiriye neza ya neza yawe ikazamukurura akabona ko ntagomba kugira gute kwisubira akakugirira neza Berite hari n'abavugabutumwa bamwe wavuze ngo urabakunda bigisha urukundo ariko hari n'abandi ngemerutse kumva neza avuga ngo kucyumbwira ngo nkunde ngo umwanzi wanjye ngo n'Imana byarayinaniye ngo na Yesu byaramunaniye ngo ikavuga ngo nkunda bankunda ese uyu muntu nibyo umuntu wigishije noneho niyigishe rwa rukundo akigisha urwango kandi ikigaragara neza abantu bafata ibyo ngibyo byo urwango bitari urukundo bakagapostinga ngo ni gute umbwira ngo nkunda umwanzi wanjye ngo n'Imana ngo byarayinaniye ngo ubwo se ntari hejuru y'Imana uyu muntu ubyigisha uwo muntu ubyigisha mu by'ukuri hari igihe umuntu akwigisha ibintu watize buriya ushobora kuvuga uti ibi bintu mbihugukiyemo ariko uburyo uvuga ko ubihuguwemo atari ko biri none se umuntu uvuga ngo Imana byarayinaniye yabihagaraho neza arabizi ko byananiye Imana kandi yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mwiza urumva abanje kuko Imana yabakunze kukisura akavuga uti ngo Imana byarananiye kandi yabaje akavuga ngo kuko Imana yabakunze ayo ni amahame y'Imana we ahita ajya kure y'amahame akaba ati reka ntumbwire gukunda umwanzi wanjye ati ibyo bintu sinabishobora ati n'Imana byarayinaniye ubundi se umwanzi wawe kuki uvuga ngo ni umwanzi wawe uzi ko uriya muntu wita umwanzi wawe iyo umugarukiye neza usanga ari umuntu umuhuza ariko hari igihe umuntu akubwira ko akwanga pe akanabitangaza bati wowe tunahuye nakwica biba ndakwanga akakubwira ati nge ndakwanga akamuririmbira indirimbo ya Bruce Melody ati ndakwanga nawe nushaka unyanga aho ngaho urwango ruriho widefana ngo urukundo urwango aho sinahakanye ko urwango rutabaho ni no mpamvu akiri akazi kenshi ko kugira ngo abantu duhindure umuntu wese ndamwifuriza ko uyu mwaka yatangiye abe umwaka wo gushyira muri pratique kuko twize siwori nyinshi teori bahora bavuga ngo dukundane ariko abantu benshi tubirengaho numva uyu mwaka dutangiye wakaba ari wa mwaka wo gushyira mu bikorwa ukavuga uti njyewe kanitoze gukunda abantu nitoze kugira neza abantu nitoze kuvuga neza abandi aho kugira ngo mbone ibibi by'abantu mbone ibyiza byabo kuko mu gihe uzahora urebera abantu mu bibi uzaguma inyuma uzata umwanya uri kurebera umuntu mu bibi aho kugira ngo uri kumurebera mu byiza byakubaka numurebera mu bibi ugumeze usigare hahandi inyuma kandi mu by'ukuri wafashe igihe kinini abantu baragusobanuriye wigishijwe hehe ku maradiyo bahora batwigisha ariko ko tuzi byinshi badusobanurira none twashyize mu bikorwa nimba bavuga uti kunda mugenzi wawe girira neza abantu ukabikora na wa mugisha ushaka Imana izawuguha ibyo watanze nibyo bizakugarukira byikubye inshuro nyinshi kuko akako gatanga burya
kagira umugisha kurusha akaboko kakira. ubwo urukundo harimo igishoro, umuntu yashoye urukundo rumugarukira ari rwinshi Rwikubye cyane. nave mu rwango, kuko n'uwo bavuga nubwo nakibajije mba ngira ngo nyine nk'abantu mu bisobanukiwe iby'urukundo ndabizi urandusha cyane, ariko nimba uwavuga ngo n'Imana byarayinaniye, ariko Yesu we yaravuze ngo mukunde abanzi banyu, kandi nawe yabaye umuntu 100%, aba n'Imana 100%, ahagarara muri urwo ruhande rwo kuvuga ngo mukunde iki abanzi banyu. Ubwo abantu bavuga ngo si numbwire gukunda umwanzi wanjye, ibyo sibyo. None se mukozi w'Imana Berite, profeseri mu by'urukundo, hari amoko y'urukundo. Hari igihe umuntu avuga abigisha bango namuraga pe hashemo namurusikoye urayizi. Undi amoko y'urukundo nayahe nk'umuntu usibye urukundo, kuko hari umuntu uvuga ngo ubwo abasore bose bamvugisha barankunda pe nabagira abagabo, ubwo bigenda gute. Hari n'ugendera nyine akaba ati ngewe ukabona nyine rwa rukundo rwararambiye kandi baravuga ngo ni urukundo. Ni amoko yahe y'urukundo atuma abantu bashobora kuba muri ubwo buzima bw'urukundo bakanabisobanukirwa bakanamenya gutandukanya urukundo. Aho ngaho ikibazo ndagikunda cyane ni n'ikibazo cy'ubwenge. Hari igihe rimwe na rimwe ibintu umuntu hari ukuntu aba abyumva. Nakunze uriya muririmbyi waririmbye ngo urukundo rugororerwa ni urutajya rugoragora. Impamvu bacanzemo kariya kantu ni ukugira ngo impamvu nyine hari urukundo ngo rugororerwa ni rwa rundi rutagoragora. Ubwo bivuze ngo hari urukundo ruba ruri aho ku ruhande ariko harimo ikinyoma, harimo uburyarya. Ubwo bivuze ngo urwo rukundo yajyaga twigishe ko tugomba no kwitonda, tumenye urukundo ndimo ni urukundo nyabaki. Ese urukundo rugira nabi rubaho? Urukundo rukwangisha abantu urwo ni urukundo? Urukundo twarazwe usibye urukundo, isi twarazwe urukundo. Nta kintu na kimwe cyakabaye kibura mu bantu tubaye dufite urukundo nk'uko twarurazwe, nk'uko turusabwa. Nta n'umuntu watwinjirira ngo atwumvishe ibindi bintu. Ibi tubona ngo gutya na gutya ngo ubusambo yashwanye ngo abantu batongana, ngo umwana yishe nyina, ibyo bintu ntabwo byakabaye bibaho, kubera ko rwa rukundo twarazwe hari umuntu waje ararudeviya kugira ngo ahindure intekerezo z'abantu, ku buryo ari usanga uvuga ngo abantu barimo barashwana, ngo ibibazo byiyongereye, ngo ubusambo. Ariko uzi ko n'ubwo busambo abantu bagira tubaye twongeye tugashyira hamwe rwa rukundo twarazwe, ibintu byasubira mu buryo. Abantu buriya bamena ibyo kurya, biriya bamena bose byose tubihurije hamwe wasanga byahaza. Ba bantu bandi twita ngo abakene, ba bana bari ku muhanda, ariko kubera ka kantu tutari twitoza gushyira muri puratike ngo ibyo twigishwa tubikore. Niba bavuze ngo kunda iki, ugikunde koko unakore kugira ngo ubone koko nyine urimo urabikora. Gukora kurusha kuvuga, kuko twumva byinshi ariko gukora tugakora bike. Aho ngo tugomba guhinduka. Turimo tugana kuri ya moko y'urukundo. Ubwo bivuze ngo nimba ukunda mugenzi wawe, umuvandimwe wawe cyangwa umwanzi wawe, gira icyo ukora mu bushobozi ufite, bwaba buke. Ntabwo haba ubushobozi buke. Urukundo ruratanga, urukundo rurihangana. Mbese urukundo ruzana byose kandi rukemura byose. Niyo haba hari intonganya ka gihumbi, iyo muje mu rukundo neza, tukubaha urukundo nk'uko ruri. Urukundo rugira ukuri, urukundo rurihangana, urukundo ntiruryarya. Ibyo byose ukabihuza, hahandi hari intonganya birakemuka. Ni ukuvuga ngo nkunda gusubiza icyo kibazo nkavuga uti urukundo turushyire muri pariti y'amoko. Hari umuntu ugukunda kubera ibyo agushakaho, urukundo bintu. Hari umuntu ugukunda bitewe n'irari agufitiye, ibyo agukurikiyeho. Hari n'umuntu ugukunda ku buryo wamubaza impamvu agukunda ukayibura.
urwo ni rwo rwanyarwo cyangwa urwanyarwo n'urukundo bintu. hari aho ngo turimo tubijyanamo neza. Twavuze urwo rukundo bintu, tuvuga urwo rukundo rw'irari, tuvuga n'urukundo nawe ubwawe uvuga uti uyu muntu ubundi ko mukunda. Ni urukundo nyine nyarukundo, urukundo nyine ruba ruhari. Urukundo nawe uravuga ati ko uriya muntu ntabwo anjyanye, uriya muntu se arimo arakururwa n'ibyanjye, uriya muntu nta kindi kintu angambiriyeho, ahubwo uriya muntu turimo turahuza nyine, akakugira nawe ukamugira, akagufasha nawe ukamufasha. Mbese ku buryo ubona ko ni rwa rukundo nawe ubwe avuga uti ubundi uriya muntu kuki mukunda. Atari kuvuga ngo ni uko mwakoranye amasezerano, no, nyine ni ka kantu kabajemo mwese muragahuza. Ni rwo rukundo. Kugira ngo umuntu abisobanukirwe neza, hari ufite umuntu umukunda, hari n'abamubwira ko bamukunda kubera ibintu yifitiye. Ubu uyu munsi tubwire ibimenyetso by'urukundo bintu, iby'urukundo rari n'iby'urukundo rw'Imana. Urukundo nyarukundo. Uriya hari igihe iyo dufashe urukundo, fata nk'urugero wenda tuvuge ko iki gihe ushobora kuba uri umusitari, nkaba nkufana. Mu gihe naba nkufana, mugomba kwitandukanya n'urukundo mukunda, kuko urumva uvuga abafana nkahaguruka, ariko koko tuje muri ba bantu bagukunda ndimo cyangwa ndi umufana. Gufana Ndi mu kigali cy'abafana. Hari abafana, ntago mbivuze nabi, hari igihe umufana aba agufana agukunda, ariko wajya mu ntege nke, ariko kuvuga ngo nyine n'umufana bitewe akunda n'ibyo ukora, urumva. Ariko hari umuntu ugukunda, akagukunda mbese ku buryo nawe ubibona, akagushyigikira, ya mafuti yawe akayakubwira, ibitagenda neza akabikubwira, ibyiza akabikubwira, ibibi akabikubwira. Mbese ukubona ko nyine uwo muntu arimo aragukunda, uri kubibona. Ariko iyo tuje kuri wa muntu ugukundira ibintu, nyine we ni cya gihe uzasanga bya bintu nibibura, ntuzamubaze iki urukundo, kuko nyine akururwa n'iki na bya bintu byawe, afana ibintu byawe. Ibyo bintu nibibura tayari nawe urabyumva, bizahita birangira. Hari na wa wundi uzaba ufite ikintu akurarikiyeho, kavuga turiya muntu ariko hari ikintu umuntu ushaka bimeze gutya na gutya, uwo muntu akakwereka urukundo rufatika, ukavuga turiya muntu turi kumwe, ariko nyamara we hari ikintu ararikiye, sibyo? Icyo gihe azaba ari umurongo ujya kugira ikintu ararikiye, mu gihe yakibonye hazabaho stop. Urukundo uzagira gute? Urwo ruzaba ruhagarariye, usa nkaho ruhagarariye aho ngaho. Ariko wa muntu uzaba ari rwa rukundo rutagoragora, azagukunda mu gihe ufite, mu gihe udafite, mbese ubone ko uwo muntu agukunze. Ugeze kubona wa muntu wari ari kwa muganga afite ikibazo cyo kuba yagize gute, yarakoze accident, bakamuca amaguru, niwe yakwiheye ubuhamya nawe wari uhari icyo gihe. Ibaze nimba umuntu yagukunda, baguca akaguru agahita kwanga. None se ko baciye akaguru kabunyanze, mu mutima wawe byibaze, wankundaga cyangwa wakundaga akaguru kanjye? Aho ngaho buri wese yakwisubiza. Ariko mu by'ukuri turakwiye kubaka urukundo nyine rw'urukundo, ugakunda umuntu mu bibi, mu byiza, mukennye, mukize, amafaranga ahari adahari, mbese ukumva ko umukunda, ku buryo n'impinduka zibayeho ukomeza ukamukunda, pana guhinduka ngo nuko hari ibyahindutse, ngo umukunde mu gihe ari mu bihe byiza, ibihe bibi nibiza umwange. Uwo muntu si umukunda, kandi ibihe bihinduka nawe ugahinduka. Ese muri wowe iyo wisuzumye koko usanga uwo muntu umukunda cyangwa ukunda ibihe? Ukunda umuntu cyangwa ukunda ibihe? Nimba ibihe byahindutse nawe ugahinduka, ubwo ukunda iki? Nimba ukunda umuntu, mukunda uko ari, ibihe nibihinduka ukomeze umukunde,
ibyiza nibiza mubisangire, ibibi nibiza mufatanye kwihangana, mwubake urukundo rufatika. Kandi nta kintu na kimwe kidashoboka mu gihe hari urukundo. Mu gihe hari urukundo murafatanya, mubwizanya ukuri. Igihe hari urukundo murababarirana, ku buryo mbese ubucuti mwakoze bwa rukundo murimo murubaka rukomera. Buriya hari igihe tunabyitiranya, nta yindi mpamvu n'imwe wasanga turi ku isi, ni ukugira ngo twitoze gukunda, twitoze kubikora nk'uko Imana ibishaka. Tubikore mu mujyo nyawo, witoze uvuga uti nimba hari ibyo mfite mbisangire n'abandi. Nimba mugenzi wanjye afite ikibazo, numve ko icyo kibazo nishire mu mwanya we. Ubaye uzi ko bagukubita igipfusi ukababara, ntabwo wapfa kugikubita mugenzi wawe, kubera ko uzi ukuntu kiryana. Ni nayo mpamvu rero aho ngaho mu rukundo tugomba kubyitoza, tukajya nyine mu mujyo wo gukundana, pana uburyarya, pana gukunda ibintu, kuko n'ubundi ibintu turabyemerewe. Rega ibintu birahari, ni twebwe byagenewe. Umuntu, ibintu, ahari urukundo, ibyo byose bigira gute? Bya bintu abantu dukunda gushyiraho umutima, ahari urukundo ibintu biraza. Kuko nimba hari urukundo muzafatanya, nimufatanya muzakoresha imbaraga kugira ngo bya bintu byose murarikira mubigereho. Ariko nudeviye ukararikira ibintu cyane kurusha uko wakabaye ugira urukundo, icyo gihe ntabwo bizagenda neza nko kubyifuza. Ntabwo mvuze ngo umuntu ngo avuga uti ngo agomba kugira urukundo ngo nakore. No, kora ugire urukundo. Urukundo rujyana n'ibikorwa, action. Kandi ukore cyane kurusha uko uvuga. Buriya aho kugira ngo umuntu mukunde mu magambo, ayamukunde mu bikorwa. Nibyo byiza. Nyine abone ko umukunda. Na wa wundi uvuga ngo arakwanga, uwo muntu yagutungura akaguha impano, kavuga ngo uriya muntu arakwanga. Umuntu kwirukanisha ku kazi abizi neza, atishyize muri wa mwanya wavuze, nawe biragoye. Umuntu akwirukanishije ku kazi, arakugambaniye, arashaka ngo uhirike intebe yawe, uramucumbikiye, agiye akwibye. Ibintu ntibigoye. Ego biragoye. Nanjye niyo mpamvu navuze ngo tubaho mu buzima bwo kwitoza kugira urukundo. Ubwo uwo muntu yakwiba akakwirukanisha ku kazi, yakora bidu ukamushyira imana. None se ntabwo ujya wumva ibyo umuyobozi wacu w'igihugu akunda kutubwira? Hari abo yabujije gukora ibi kugira ngo habeho iki? Kwiyunga. Kuki se yavuze ngo adashaka ngo mwiyunge? Oya, rega ntago kwanga adashaka. Ego ndabyumva biragoye. Ariko haba gutanga iki? Gutanga ibitambo. Ukavuga uti uriya muntu yaramemukiye, ariko kuba yaramemukiye, nimukunda nibwo nzagira amahoro. Nimukunda ni nabwo azabona ko hari icyo murushije akanyigiraho. Ariko se numwanga azakwigiraho iki? Fata urugero, uramemukiye. Nimba umemukiye, aho kugira ngo nanjye nguhemukire, ahubwo ngomba guharanira ko habaho impinduka kugira ngo ngubere iki? Ngubere isomo. Mu gihe wamemukiye, njyewe sinkuhemukire, uzanyigiraho ibintu byinshi. Icyo gihe bizaba bibaye byiza. Icyo gihe nimba guhemukiye wowe ukamukunda, sibyo? We ntumuhemukire, nibwo azakwigiraho ibintu byinshi. Kandi ujye ufata ukomparing, urebe ese mu bantu tubana mu buzima busanzwe, abamemukiye nibo benshi cyangwa abankunda nibo benshi? Ibyo bintu urimo uravuga ku muntu udukurikiranye, afite urwango, afite umuntu baturanye, igihugu nicyemera ko abarozi babaho, niwe wamurogeye, niwe wamwiciye. Kumva nk'uko wabivuze ngo his excellence arabivuga ati barabiciye, barabahemukira mubireba. Ariko hari ababishoboye, hari n'abo byananiye. Niko kuri turimo turaganira. Uyu muntu niwe aya waranabimubwira ati kubayeho rwose birambabaza,
hari n'uko ati ngewe uzagira amahoro nakiri uyu muntu yagira ibirori kamushyira igisenge. ariko yego twavuze tuvuga ngo biragoye, ariko se reka turebe. cyangwa umuntu yige kubana n'abashoboka. Oya, ngemba numva iyo nama ari kubana n'abashoboka. Oya, ni nkaho kavuze ngo wige gukunda bake. Oya, wikunda bake. Arega reka dufate urugero. Gukunda abantu bitwaye iki? None se ubu hari umuntu bishimisha kubona mugenzi we arimo arabaho nabi? Ubundi se icyo kibi, erega twese dutinya ikintu kibi, dutinya n'ibikomere. Buriya uko wumva ko iyo bagukomerekeje ubabara, niko n'abandi bababara. Aho ngaho nubwo uri murambwira ngo biragoye, ariko Yesu yaravuze ngo mubakunda abanzi babo. Impamvu yaduhaye ruriya rugero rega, nawe baramugambaniye kandi yababajwe n'abo bari iki, bari inshuti, bari kumwe banasangira, byarabakoreye n'ibintu bifatika. Umuntu ukamugaburira ariko akaba ari kugirira iki, ishyari. Umuntu ukamufasha akakugirira iki, ishyari. Ariko twatangiye tubivuga, dutangiye umwaka mushyashya, n'ubu mwaka w'impinduka, duhinduke, abireke ntacyo bimaze, biyunga musabe imbabazi. Rega nawe ni urugendo rurerure. Nta kindi kintu dukwiriye kumenya, tubeho dukundana. Ibyo bibi byose wagiye uvuga ngo abantu bagiye bacamo bitubera isomo, tubyigireho. Ese ko icyo kibi cyabaye myigiyeho iki? Bitewe n'ingaruka zacyo nabonye, isomo nkuyemo ni irihe? Iryo somo ukuyemo rikubera iki? Rikubera inzira uvuga uti noneho nimba kiriya kintu cyaragenze gutya, nakuramo izi ngaruka, niki nakora kugira ngo bihinduke? Niki nakora kugira ngo cya kintu kitazongera kubaho? Nawe nimba uvuga ngo umuntu arakurogera, wibaza uti ese nindamuka ngomeje kumwanga nibyo bizaba byiza? Ariko n'umukunda wazagira n'isoni, avuga uti ariko se nawe mu mutima yigaye, aza ace bugufi, avuga uti ariko burangiye we nimba nkora bino bintu, umuntu akagomeza akansanga kugira ngo tubane, ndinda kutabana nawe, ahera aho agire gute, ahinduke, agaruke. Ariko nawe nugira inzika, nubabarire, kizagomeza kibe ikibazo, usange mugiye gukoresha n'iki y'ibibazo n'urwango. uvuza akantu keza, ni nako Bibiliya ivuga, bameze tujyanemo ndimo ndakugarukira. Abaroma 12 guhera ku murongo wa 14 baravuze ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Noneho ibyo byose nimubikora mugakunda abanzi banyu, ngo muzaba mubaboshyeho umuriro waka n'amakara. Umuntu ashobora kukwereka urwango kugira ngo muhangane, ukagira gute, ukamubabarira, ukamwihorera. Nubwo bigoye, ntawavuga ko bitagoye, ukamenya n'ubwenge we nabwo kubana n'uwo muntu. Beri izi saha ku rukundo rw'irarire, tukavuga ngo ni iki kibiranga. Uyu munsi hari abasore n'abakobwa, iyo abaribu cyakoze cy'Imana ishimwe, kubeshya umukobwa k'umukunda, wabonye ko babifungira. Beri nanjye nari nabuze ati rwose abasore barababaye, abakobwa ni ingeri zose. Yego, abantu bamwe bari guhura n'inkundo z'irari, akaniyaho. Haruguru kwa Makuza aherutse gupfa nk'abangahe Nyabugogo mu Nkunda Amahoro, hapfuye umuntu Igisenyi ngo umuntu yari yiyahuye ngo ari umwarimu, bandi bishora mu mamodoka. Ibyo nibyo tumenye, akiyahura kubera urukundo rw'irari. Ndagira ngo ugire inama cyangwa unavukeho gato kuri uyu muntu washoye igishoro cy'urukundo rw'irari. Uyu muntu urukundo rw'irari urwakira akagira ngo ni urukundo ruzima, kuko uba ari umutwaro ukomeye. Abati mbonye umuntu nk'uyu, bikamuviramo depression no kwiyahura. Uyu muntu wahuye nabyo cyangwa uzanahura nabyo, niyihe nama umugira? Muhumuriza, umugira inama. Uwo muntu kumuhumuriza ni byiza cyane,
biranashoboka n'ukuntu wabigiyemo nabi. Ibazaho utekereza kwiyaka ubuzima hejuru y'iki ese ubwo nawe ushize mu burabwenge dushyigikire umuntu uvuga uti ngari mu rukundo kandi abona bijyana agiye kwiyahura. ndabyumva cyane ibintu nabonaga nanjye ndabyumva ariko icyo bakubwiza ukuri n'ubyeyi itonde reba hano kuri bakubwiza ntabwo umuntu agukunda kugahato ntabwo umuntu agukunda kubera ko ubishaka ya ba bantu babiri ngo barimo barakundana bakazafata umwanzuro wo kugira gute wo kubiva bikaba byatera kwiya ariko twese ko turi abantu wihatira umuntu nimba ubona ibyo akora ibyo ukora we atabibona ngo abihe agaciro ikintu kiba kibabaje ni kimwe abantu benshi birirwa bakora wayi kubera icyo umuntu umwe yatuma wirengagiza ba bandi bose bagukunda ugatira gute ugafata umwanzuro ugahitse muri kumugira inama unamugaye ndabanza mugaye ntabwo natangiye kumugira inama turabanza tumugaye kuko urumva buriya ntabwo ari byiza gufata umwanzuro uri no kugaya hari umusore ukubeshya muri relationship cyangwa umukobwa arahari akakubwira ko agukunda itariki yakubwiye ko muzakoreraho ubukwe ukabona yakoranye atarigeze abikubwira bagiye mu murenge cyangwa atereye undi cyangwa yibye undi musore uyu mukobwa yarariye minerivare y'umusore uyu musore yarariye umutima w'umukobwa cyangwa akanamurya n'amafaranga akanamutwarira ubusugi uwo muntu ntabwo namugarukira umuntu ufite uvuga ko yakwiyahura kwereka ibyo ngibyo no urwo si urukundo rega no none se ni gute yego pe amarangamutima abaho cyane cyane ku buryo uvuga uturiya muntu yaramemukiye ariko iyo umuntu aguhemukiye ntabwo afata umwanzuro wo kwihemukira kuko iyo wihemukiye ubabaza ba bandi benshi basigaye bakagira gute bagufitiye icyizere nimba umuntu umwe agutakarije icyizere hari benshi bagufitiye icyizere garuka mu murongo kuba umuntu umwe yaguhemukira ntabwo bivuze ko abandi bose bazaguhemukira no abantu beza barahari abantu bagukunda barahari na ba bandi wifuza baruta wa wundi baracyahari ahubwo umuntu twagira inama burya n'uwo muntu ushaka kuza kwica amarangamutima y'undi mwana akavuga uti njyewe uriya muntu reka mushuka ibi n'ibi nzamukureho iriya modoka urishuka iriya modoka si iyawe ayo manyanga wakoresheje kugira ngo ugire iyo modoka ntabwo izaguha amahoro kandi ibyo ukora biba bizakugaruka buriya nta muntu ukora nabi ngo bimugireho ingaruka nziza erega nta cyiza kiba mu kibi yego ikibi cyakwigisha kumenya icyiza ariko ntabwo ikintu kibi cyabyaramo icyiza ku buryo uvuga uti urahemutse ngo uzabona amahoro ayo ntabwo aba ari amahoro niyo yaba ari amahoro uba wishuka abakuba b'iby'akanya gato reka twige guhinduka ni mwaka mushya nimba wumva ko abandi bataguhemukira nshuti yanjye nawe wihemukira abandi kuko ibyo ukora
nawe uzabikorerwa bizanakugaruka. ugerera abandi nawe bazakugerera. Niba ushaka gukomeretsa umuntu nawe bazagukomeretsa. Kugira ngo rero ibyo ngibyo ubyirinde, twirinde gukomeretsa no gukomeretsanya, duhinduke. Uwo muntu w'irari nanenze wa wundi waje yabigambiriye, akaza avuga uti njyewe reka nze nkomeretse uriya muntu kuko afite imodoka kandi iriya modoka ndi kuyishaka. Namuretse wakomeretse, namuvuga uti haracyari abantu beza batameze nk'uwo nguwo. Hari abantu beza baza bakamuhoza ayo marira, ayo marira yarize nawe. Gusa icyo namusaba ni kimwe, nawe ibyo yifuza ko bamukorera, ko bamukorera nawe nabikore. Ashaka ko abandi bamukunda, nakunda abandi. Ese agenda avanga abasore bose ni bamwe cyangwa abakobwa bose ni bamwe? Njya kugera ku isi njye nawe twahagereye rimwe. Ubu se abasore twese uko turiho ku isi hari uwagize uruhare mu kugira ngo undi abaho? Hari uwarugize uruhare? Ntabwo. Bivuze ngo natwe abantu, ibyo kuvanga abantu bo bakora ibintu bimwe, ntabwo abantu bose bahemuka. None se we yifasheho urugero, nimba baramuhemukiye nawe agiye gukuranira kujya guhemuka? No, yijya guhemuka. Ahubwo kuba baramuhemukiye yakuyemo isomo. Iryo somo yakuyemo rero naryigireho, we akore neza. Namara gukora neza, ahubwo we azaba urugero rw'abantu bahemukiwe, none akaba yagize gute? Yarakoze neza, bikamuviramo umugisha, bikamuviramo ingaruka nziza, bikamuviramo iterambere, bikamuviramo gukomera, bikamuviramo kugira bya bindi byikubye byo wa muntu yararikiye akabijyana. Namara kuza mu murongo mwiza, urabona iyo umuntu aje kurarikiyeho ibintu niyo yabitwara, iyo ugarutse muri moto nziza ugira ibirusha bya bindi. Wa muntu wabonaga uvuga utura niwe future yawe akaguhemukira, iyo birangiye ubona ko wubishaka ukavuga noneho mbonye future uruta wa future nabonaga, kubera ko wa wundi yaje kwizeza ibidahari, noneho haje ukwizeza ibihari bizaba. Icyo gihe nibwo ubona ko iyo ufata umwanzuro ugahita wari kuba wiyatse amahirwe menshi. Iyo umuntu umwe aguhemukiye haba hari benshi cyane biteguye kukugirira neza, bazi agaciro kawe. Nibyo twavuze, umuntu yakwimye agaciro, hari abandi benshi baguha agaciro. Waforowinza baguha agaciro, ko ari bo benshi kandi ko bahari. Ntikirebera muri bya bindi bibi, no, irebere mu byiza. Ahubwo fokasinga kuri ba bandi baguha agaciro. Wa muntu wakugire neza, mufokasingeho ubyibuke. Wigomba kureba kuri wa muntu ngo yankomerekeje, ngo yaranyimye, no, fokasinga ku waguhaye kugira ngo nawe wige guha abandi. Nuramuka ufokasinze kuri wa wundi wakugiriye nabi, bizatuma ushobora kuba wagira nabi. Ariko nufokasinga, nureba kuri wa wundi ugira neza, ukora ibyiza, nawe uzakora ibyiza. Erega ikintu cyiza kigiraho gukora neza kurushaho. Yakugana ku musozo rero twagakwiye kubaza ibibazo byinshi ari nawe bihangayikishije, ugasanga uwarakariye ari ibyo bakoretswa nuko babuze urukundo ku babyeyi, ku bantu, ku bakundaga, ku baba
kibazo ego biragoranye ndi kubyumva umubyeyi wawe yagukomerekeje noneho bigutera igikomere buriya ni urugendo bimfasha kuko bonyagaruka neza akaba yaramaze kwakira bamukomerekeje niyite anabyifuza gake gake yo kugana wa muntu avuga uti wa muntu mvuga ko yamuherekeje tukaba twaganira nkamugira utuntu mukorera ngo ndavuga utuntu twiza cyane cyane ku babyeyi buriya umubyeyi wawe ni umubyeyi wawe niyo agukomerekeje ntabwo wivumbura no ahubwo nk'umwana ugerageza kugaruka he mu rugo ugasaba Imana ikaguha imbaraga kugira ngo urebe ko wagera hehe wagaruka ugaruka wivumbuye cyane ukavuga uti n'ubundi baranderuye no uzaba wirebye burya iyo umuntu aguciye intege ducika intege mbese ukavuga uti ariko reka nikomeze ibyo nsaba bikore buriya hari igihe tuvuga ngo umubyeyi yagukomerekeje kandi mu kugira ngo agukomeretse nawe wabigizemo uruhare simvuze ko bose babigiramo uruhare ariko ababigiramo uruhare natwe turekeraho twigarure umuntu ukabuze amabwiriza mugenderaho ukayarengaho ukavuga uti uwo muntu yagukomerekeje inshuti yanjye ntabwo yagukomerekeje ahubwo nawe nimba byabayeho gerageza ugaruke mwongere muhuze murebe se byakemuka bite kugira ngo bya bindi byaba isoko yo gukomereka birangire. Ikintu cyiza kibaho ni kimwe, urumva nimba umuntu hari uzi ko hari icyiza yagukoreye ukaba ubizi ukavuga uti ariko uriya muntu bwamumerekeje hari ibyiza byinshi muvomaho, uwo muntu biba byiza kumugarukira ugaha agaciro bya bindi byiza agize gute yagukoreye cyangwa yakoze, aho kugira ngo nihabaho ikintu kimwe kibi gusa wumve ko birangiye. No, ntabwo birangiye. Yego pe, ndumva uno mwaka twige twibonamo ko umuntu akora ibintu byiza. Oya, bibaho ko umuntu ashobora gukora ikintu kibi. Nta muntu uhora ukora ibibi, nta n'umuntu uhora ukora ibyiza. Nimba umuntu agukoreye ikibi, hita utekereza uvuga uti ese igihe twabaniye, igihe muzi kuva namumenya, ibibi nibyo yankoreye gusa cyangwa ibyiza nibyo byinshi? Akenshi ibyiza nibyo byinshi. Wicika intege rero bitewe n'ako kamwe kabayeho, ahubwo gerageza wihangane ugaruke mwongere muhuze. Nimwongera mugahuza muzahita mufata umwanzuro kuri cya kintu cyari cyabaye. Bizagufasha no mu rugendo rwo kugira gute, rwo gukira cya gikomere. Umubonemo ubumuntu. Yasi, nuko biba bihagaze rero. Nta kindi ku rukundo Jabo ujya wumva wabwira abantu mu umunota umwe, ubundi tukagana ku musozo, cyaba nacyo tugacumbika tukazakomeza ubutaha. Ikintu cya nyuma ahangaha ku rukundo ni ukuri pe, nta kindi kintu cyakabaye kiduhangayikisha. Duhangayikishwe no gukundana, duhangayikishwe no kugirira abandi neza, duhangayikishwe no gukorera abandi neza. Mbese twumve ko dufite umwenda wo gukora ibyiza, twumve ko dufite umwenda
wo guhumurizanya mu gihe habayeho iki, mu gihe habayeho ibibazo. Mbese ubuzima bwacu tubeho mu rukundo, na bya bibazo tubona ko bitwugarije byose bizakemuka. Nta kindi, kuko ibyo tuzagenda tugarukaho cyane ntabwo twabivuga ngo birangirire aha ngaha. wavuga urukundo se yaba ntabwo nirurangira. Uyu mwaka rero ikintu nakifuriza abantu twese muri rusange, dutangire umwaka duhinduka no mu rukundo, dukore cyane kurusha kuvuga. Aho kugira ngo mumeze mvuga ngo gutya ngo ndakundana, tunakore bigaragare mu bikorwa, kuko twigishijwe byinshi tubishyire mu bikorwa. Ndakeka nta muntu bigisha kwanga, niyo baba bimwigisha wowe uwo nguwo uzi byabayeho, mufashe kumenya ko kwigisha urwango ari bibi. Nta cyiza cy'urwango, nta cyiza cy'ubugome. Duhurize hamwe twubaka urukundo nyarukundo, kandi birashoboka. nuko nguko ibintu biba bihagaze. Twari turi kumwe na Bertin Jabo, arimo aratubwira ati nyaboneka uyu mwaka umwaka wo kongera kwibutsa abantu gukundana, umukazana na nyirabukwe bongere bakundane, umuntu wahuye n'urukundo rw'irari yihangane nyine amenye yuko hari abandi bazamukunda urukundo ruzima. Bertin rero ni umusore uganiriza abantu buriya nuko ari kuri kamera, ariko nyuma ya kamera abagabo baramusanga bakamuganiriza, abafasha gusenga n'umunyamasengesho, akabakorera counseling, byose arabizi, yaba Christian counseling, yaba na counseling and guidance in education. Ibyo byose ni umuhanga, yarabyize cyane, ni n'umwarimu mu buzima busanzwe, ntabwo ari ibyahangahandi. Yagufasha, reka musabe nomero ya telefone, nuvuge ari abagabo bihagararaho kose nkuri utarashaka yangiriye iyihe nama, ariko ni umuhanga, ibyo avuga yarabyize. Nuko tuba turi kuri kamera tukavuga bike kugira ngo tureze iminota yacu, namwe muba mubizi ko ari igihe murambirwa ati bavuze binini, kugira ngo atange nomero ya telefone. Noneho wamushaka mukeneye ngo baganire, ari umukobwa wakomeretse, umusore, umugore, urugero rwose iyo rubuze urukundo rurakomereka, kugira ngo uzabaganirize aba ari cyo muzamusabira. Ubwo navuze ngo ni umusore, abakobwa bagiye kuba benshi ngo bagize iyerekwa. Tanga nomero ya telefone Bertin. Tanga nomero ya telefone mu buryo muze ngo abakobwa benshi, ariko ntacyo nibagira iyerekwa nta bibiri yitanga. Si bibi gutanga nimero ya telefone, kandi burya ni na byiza no kuganira. Buriya nyine hari umuntu ujya ubaza uti yigeze kubaza akabaza se ngo warashatse, gushaka nyine akaba yizeho ngo ajya inama, ariko mu by'ukuri wari ugasanga ntabwo ajya inama. Ariko nyine biba byiza kuganira, ukamfasha nanjye nkagufasha. Nimero ni 0788 14 11 94 niyo ngiyo. Ni Ingoro TV zone 250. Rwose mujyeho murebe filime nziza yitwa Imfubyi Zigira Ibanga. Imana ibamera umugisha, kandi ngewe nitwa Manu, mbabwire ngo umwaka mushya muhire wa 2020.